umubyeyi Bikira Mariya, nyina wa Jambo, umwami wacu. Dore umubyeyi Bikira Mariya, nyina wa Jambo, umwami wacu. Bakristo bavandimwe, inshuti z'Imana, tugiye kwifatanya muri iri sengesho rizamara igihe kirekire, ariko by'umwihariko twita kuri iyi minsi idutegurira Pasika, byibura niyo utazarivuga igihe cyose, ariko tukazifatanya byibura muri iyi minsi kuzageza ku wa gatandatu w'ikindi, rikazadufasha kwitegura umunsi mukuru wa Pasika neza. Ni isengesho rikubiyemo amasengesho 15, ririho Yezu aho batugaragariza atamirije ikamba ry'amahwa, kandi akaba ari amasengesho Nyagasani Yezu yaraze Mutagatifu Burigita. Amabwiriza ya Papa Piyo wa 9. Aya masengesho yavanye mu gitabo cyandikiwe i Turuze mu mwaka w'1740. Yatangajwe na Papa Adrien wo mu muryango wa Compagnie de Jésus, umwogezabutumwa wari woherejwe na Papa ku butaka butagatifu i Yeruzalemu, afite icyemezo, uburenganzira n'amabwiriza yo kuyakwirakwiza. Papa Piyo wa 9 yamaze kumenyeshwa aya masengesho, ayemeza ku wa 3 Gicurasi mu 1862, asanze ari amanyakuri kandi yagirira akamaro kanini roho z'abantu. Ifoto yo ku gifuniko ni iy'umusaraba w'Olimpiyasi wabajwe n'umunyabugeni w'Umwesipanyoli utazwi, uri muri Kiliziya ya Mutagatifu Petero Olimpiyasi, ukaba uhabwa icyubahiro cy'umwihariko kuva mu mwaka w'1755. Isi yose yatangiye kuwubaha mu 1919, ubwo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bari bakoze y'urugendo rutagatifu bawubonye inshuro zitandukanye, ubumbura amaso ukongera ukayabumba, ubundi ukerekeza amaso hejuru cyangwa se mu byerekezo byose by'isi, ari nako babona amaraso asohoka mu bikomere byo ku mutwe byatewe n'ikamba ry'amahwa riremereye, akamanuka mu maso akuzura umubiri wose. Amasengesho ya Nyagasani Yezu. Nk'uko Mutagatifu Burigita yari amaze igihe kirekire cyane yifuza kumenya inshuro Nyagasani Yezu yakubiswe mu gihe cy'ibabara rye, umunsi umwe yaramubonekeye aramubwira ati, nakubiswe inshuro 5480. Niba ushaka kugira uburyo bwihariye bwo kuzubaha, uzaje uvuga Dawe uri mu ijuru 10 na Ndakuramutsa Mariya 15, hamwe n'amasengesho akurikira mu gihe cy'umwaka wose. Nurangiza umwaka uzaba wubashye buri gikomere nagize. Hanyuma yongeraho ko umuntu wese uzavuga aya masengesho umwaka wose azakura muri purgatori roho 15 zo mu bamukomokaho cyangwa mu bo akomokaho. Abantu 15 b'intungane mu bamukomokaho cyangwa mu bakomokaho bazakomezwa mu butungane no mu buziranenge, n'abanyabyaha 15 bo mu bamukomokaho
cyangwa akomokaho bicuze. Uzavuga aya masengesho azashyikira urwego rwa mbere rw'ubutunganiramana, kandi iminsi 15 mbere yo gupfa kwe nzamuha umubiri wanjye uhebuje kugira ngo umukize inzara y'iteka. Nzamuha amaraso yanjye ahebuje nk'ikinyobwa kugira ngo atazagira inyota idashira. Kandi iminsi 15 mbere yo gupfa kwe azagira ukwicuza gushyitse, yumva ububi bw'ibyaha bye kandi abimenye byose uko byakabaye. Nzashyira imbere y'ikimenyetso cy'umusaraba wanjye watsinze kugira ngo umutabare kandi umurinde imitego y'ababisha be. Mbere y'urupfu rwe nzazana n'umubyeyi wanjye nkunda cyane byahebuje, nakirana ubwuzu roho ye, nyijyane mu byishimo by'iteka. Kandi ninyihageza nyiha umwihariko wo kunywa ku isoko y'ubumana bwanjye. Ibyo sinzabikorera abazaba bataravuze aya masengesho. Uzavuga aya masengesho yizera adashidikanya ko azashyirwa mu rugaga rw'ikirenga rw'abamarayika, kandi uzigisha undi aya masengesho, ibyishimo bye n'ingororano ze ntibizashira, ahubwo bizaguma uko byakabaye kandi bizahoreho igihe cyose. Ahavugirwa n'ahazavugirwa aya masengesho, Imana izabiha n'inema zayo ntagatifuza. Isengesho rya mbere. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Nyagasani Yezu, aka kanya mbere y'uko dutangira iri sengesho, turagusabye kugira ngo ugire impuhwe wite ku isengesho ryacu, wakirane ubwuzu isengesho ryacu nubwo tutari tubikwiye, ariko kubw'inema zawe ntagatifuza utugabira byose ukadutagatifuza. Reba nimpuhwe abarwayi, ari abarwaye indwara z'umubiri ndetse n'abahanzweho na roho mbi, n'abandi bose Nyagasani begukiye Sekibi, ubagarure mu nzira yawe, maze nitwamara gukira tuzaze kugushimira muri kiliziya yawe. Nyagasani Yezu, twongeye kukwereka abari mu ntambara. Nyagasani bakize, bazahure, barinde amasasu, yaba ay'umutima n'ay'umubiri. Nyagasani Yezu, tukweretse abari mu ntambara zitagaragara, iza politiki n'izindi zose Nyagasani, kugira ngo uhoshe izo ntambara utange amahoro, aho kugira ngo abantu bategure intambara ngo barashaka amahoro, ahubwo bategure amahoro kugira ngo babone amahoro. Bareke gutegura intambara kuko nta keza kazo. Nyagasani Yezu, gira impuhwe wite ku isengesho ryacu, nubwo turi abanyabyaha, ariko tuzi neza ko wazanywe no kugira ngo udukize. Turinde imitego y'umwanzi Sekibi, dufashe tubashe kunanira shitani, tunanire shitani, dutsinde umubiri, kandi twemere ko ari we wadutumye ngo turangize ugushaka kwawe hano ku isi. Ndakuramutsa Mariya, uje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nyagasani Yezu, reba nimpuhwe abakene, abatagira kivurira, imfungwa, abashonji
ndetse n'abandi bose nyagasani bakeneye ubutabazi bwawe, maze ubiyereke, ubabere umuti n'igihozo bya roho zabo. Nyagasani, twongeye kukwereka abari mu nzira z'abiyeguriye Imana ndetse n'abiyeguriye Imana bagezeyo, kugira ngo abo bose ubakomeze bakomere mu nzira yawe. Nyagasani, twongeye kukwereka by'umwihariko ababyeyi bacu n'abandi bashinze ingo, abari mu nzira zabyo ndetse n'ababigezeho, kugira ngo abo bose Nyagasani nabo ubahe kurera abo wabahaye, kandi Nyagasani babarerere wowe gusa, bakure banogeye wowe gusa, ndetse baguhesha ishema bakaba muri rubanda rwose. Turagusabye ngo wite ku isengesho ryacu, umva isengesho ryacu, ryakira uryeze, maze rihinduke igihozo cya benshi, umuti dukeneye guhabwa. Yesu Kristo, ubugwaneza buhoraho ku bagukunda, ibyishimo bitambutse icyitwa ibyishimo cyose n'igishobora kwifuzwa cyose, mizero n'umukiro w'abanyabyaha, we wahamije ko nta cyagushimisha kuruta gutura mu bantu, kugeza ubwo ufashe kamere muntu, ibihe bimaze kuzuzwa, ubitewe n'urukundo ubakunda. Ibuka imibabaro wagize kuva ugisamwa, ariko cyane cyane igihe cy'ibabara ryawe ritagatifu, nk'uko Imana yari yarabigennye kandi yarabigambiriye kuva iteka ryose. Ibuka Nyagasani ko mu isangira rya nyuma n'intumwa umaze kuboza ibirenge, wabahaye umubiri wawe mutagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje, unabahishurira ibabara ryawe ryari ryegereje, ari nako wahoza mu bugwaneza bwinshi. Ibuka agahinda n'ishavu wagize mu mutima wawe, kugeza ubwo uvuga uti umutima wanjye ushavuye byo gupfa. Ibuka Nyagasani ubwoba, gukuka umutima n'ububabare byashenguye umubiri wawe mbere y'uko wabarizwa ku musaraba. Igihe umaze gusenga gatatu, ari nako ubira ibyuya by'amaraso, ukagambanirwa na Yuda intumwa yawe wari waritoreye, ugafatwa n'abantu bo mu muryango wawe wari waritoranyirije, ukawukuza, ugashinjwa n'abanyabinyoma, ugacirwa urubanza rw'akarengane mu gihe cy'ubusore bwawe, kandi mu minsi y'ibirori bya Pasika. Ibuka ko bakwambuye imyambaro yawe, bakakwambika ibirukozasoni, uruhanga n'amaso byawe bakabipfukisha igitambaro, ugakubitwa, ugatamirizwa amahwa, ugafatishwa urubingo mu kiganza cyawe, ukazirikwa ku nkingi, maze ugahazwa inkoni, agashinyaguro n'ibitutsi. Uzagirira imvune n'imibabaro wagize mbere y'ububabare bwo ku musaraba, maze ninjya gupfa uzamukwicuza gushyitse, ukwireganya ko gutanga ikintu gikwiye n'imbabazi z'ibyaha byanjye byose. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, ubwigenge nyakuri bw'abamarayika, paradizo y'umunezero, ibuka ukuntu washenguwe n'agahinda igihe abanzi bawe bagukikije n'uburakari nk'ubw'intare, bagutuka ibitutsi bitabarika, bakuvundereza amacandwa, bagukubita, bashwanyaguza umubiri wawe, bakakugirira n'ubundi bugome burenze urugero, bakakubuza uburyo uko bishakiye kose. Kubera ububabare n'ibyo bitutsi, ndakwinginze Mukiza wanjye, ngo undokore abanzi banjye bose, ababoneka n'abataboneka, maze unyinge mu kwaha kwawe, uzangeze ku butungane no ku mukiro w'iteka. Amina.
dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje intebe muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu muremyi w'ijuru n'isi, wowe utagira na kimwe cyashobora kugukanga no kukuziga, wowe ubumbatiye byose mu bubasha bwawe, ibuka ububabare bukabije wagize igihe abasirikare babambaga ibiganza n'ibirenge byawe bitagatifu ku musaraba, babipfumaguza imigera yabyinagaye, babuze inabi yahwana n'ububisha bari bagufitiye, bakagura ibisebe byawe bongera ububabare ku bundi, hanyuma bakagarika umubiri wawe ku musaraba, babigiranye ubunyamaswa burenze urugero, bakurura impande zose kugeza ubwo ingingo zawe zirekana. Turakwinginze, gira ubwobare butagatifu kandi bwuje urukundo bwo ku musaraba, uduhe kukugirira igitinyiro n'urukundo. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje intebe muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu muganga waturutse mu ijuru, wowe wamanitswe ku musaraba ugira ngo ukirishe ibikomere byacu ibyawe, ibuka ibikomere byose byasabitse ingingo zose z'umubiri wawe, ntihagire na rumwe ruguma mu mwanya warwo, ku buryo nta bubabare bw'ako kageni bwigeze bubaho. Kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe, nta mwanya w'umubiri wawe n'umwe utarababaye. Nyamara wirengagije ububabare bwose, ntiwahwema kwambaza so wo mu ijuru usabira abanzi bawe uvuga uti, dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Gira izo mpuhwe nyinshi kandi wibuke ubwo bubabare, maze uduhe kugira ukwicuza gushyitse no kubabarirwa ibyaha byacu byose, tubikesheje kwibuka ibabara ryawe rikabije. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje intebe muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu ndorerwamo y'ububengerane bw'iteka, ibuka agahinda wagize ubwo wareberaga mu rumuri rw'ubumana bwawe, ukabona iherezo ry'abagombaga gukizwa n'iby'ububabare bwawe bwo ku musaraba bwabaronkeye, ariko kandi ukanabona imbaga nini y'abagombaga gucibwa bazira ibyaha byabo, nuko ugaterwa agahinda gakomeye n'abo banyabyago b'abanyabyaha bahabye kandi bihebye. Twisunze iyo nyanja y'impuhwe n'imbabazi, ariko cyane cyane twisunze ubugwaneza wagaragarije igisambo cyicujije ukibwira uti, uyu munsi turaba turi kumwe muri paradizo. Tugusaba Yezu mwiza, ngo nitujya gupfa uzatugirire impuhwe. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje intebe muhorana n'Imana,
wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu mwami ukwiye gukundwa no kwifuzwa, ibuka ububabare wagize igihe wari ubambye kandi werejwe ku musaraba, wambitswe ubusa k'impabe, abavandimwe n'inshuti bamaze kuguhungaho, uretse umubyeyi wawe ukunda cyane wakugumye hafi mu budahemuka uri mu isamba ari kumwe na Yohani mutagatifu. Nuko umwuka muragiza undi uvuga uti mugore dore umwana wawe, ukabwira na Yohani mutagatifu uti mwana dore nyoko. Ndakwinginze mukiza wanjye, girira inkota y'ububabare yahinguranyije umutima w'umubyeyi wawe mutagatifu, uzangirire ibambe kubera agahinda n'imidurumbanyo byanjye, ari iby'umubiri cyangwa se ibya roho, kandi untabare mu bigeragezo byanjye byose, cyane cyane igihe nzaba ngiye gupfa. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu soko idakama y'impuhwe, wowe mu rukundo rurenze urugero wavugiye ku musaraba uti mfite inyota, nyamara uvuga inyota yo gukiza inyoko muntu. Ndakwinginze mukiza wacu, ukuze mu mitima yacu icyifuzo cyo guharanira ubutungane mu bikorwa byacu byose, kandi uzimye muri twe burundu irari ry'umubiri n'inyota y'iby'isi. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu wowe buryohere bw'imitima, we tuze rya roho, girira ubusharire bwa divayi n'indugu wanywereye ku musaraba kubera urukundo udukunda. Umpa imbaraga zo kujya mpabwa uko bikwiye umubiri wawe n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje mu buzima bwanjye n'igihe nzapfira, maze bimbere umuti n'igihozo bya roho yanjye. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu mugenzo mwiza wa cyami, ibyishimo bya roho, ibuka ububabare wagize igihe wari warengewe n'inyanja y'ishavu, urupfu rwawe rwegereje, wibasiwe n'abantu bagutukaga kandi bagushinyagurira, maze mu ijwi riranguruye ukabwira soko yagutereranye ugira uti Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? Ndakwinginze mukiza wanjye, girira iryo shavu wagize, woye kuzadutererana mu bwoba n'ububabare byo mu gihe cy'urupfu rwacu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none,
tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, wowe uba muri byose, intangiriro n'iherezo, ubugingo n'ubwiza, ibuka ko kugira ngo dukire wemeye kwibira mu nyanja y'ububabare twugirira, kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza ku mutwe. Gira ubunini bw'ibikomere byawe, maze utwigishe gukurikiza amategeko tubitewe n'urukundo nyakuri. Koko rero ku bagukunda, inzira y'amategeko yawe iragutse kandi iragendeka. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, nyanja ngari y'impuhwe, turakwinginze, girira ibikomere byawe byaguhinguranyije kugeza no ku musokoro w'amagufwa yawe, maze utwigize kure y'icyaha, twe banyabyago twasagutswe n'ibicumuro. Uduhishe uburakari bw'uruhanga rwawe mu bikomere byawe, kugeza ko uburakari n'umugayo udufitiye bishira. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nyagasani Yezu, ndorerwamo y'ukuri, ikimenyetso cy'ubumwe, njisho y'urukundo, ibuka ibikomere bitabarika byakwijwe umubiri wawe kuva ku birenge kugera ku mutwe. Umubiri wawe wabaye ubushwangi, kandi watukujwe n'incunzi z'amaraso yawe ukwiye icyubahiro. Mbega ububabare butagira ingano kandi bwabereye isi yose, bwasabitse umubiri wawe isugi kubera urukundo dufitiye. Yezu tuza rwose, icyo washoboraga kudukorera utakoze ni ikihe? Turakwinginze mukiza wacu, ushyirisha amaraso yawe mu mitima yacu ikimenyetso kidasibangana cy'ibikomere byawe byose, kugira ngo tujye twibuka ubudahu bw'imibabaro yawe n'urukundo rwawe. Urwibutso ruhoraho rw'ibabara ryawe niruvugurure muri roho zacu imbuto yeze ku bubabare bwawe, kandi buri munsi tujye turushaho kugukunda mu mitima yacu, kugeza ubwo tuzakugeraho wowe bukungahazwe bw'ibyiza n'ibyishimo by'amoko yose, tugusaba kuzaduhaza, wowe Yezu mwiza, mu buzima buhoraho. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu,
ntare yo mu muryango wa Yuda, mwami udapfa ntuganzwe, ibuka ububabare wagize igihe imbaraga zawe zose, iz'umutima n'iz'umubiri zari zagushizemo rwose, ukubika umutwe ugira uti birujujwe. Turakwinginze Nyagasani Yesu, kubera iryo shavu n'ako gahinda, uzatugirire impuhwe ku isaha ya nyuma y'ubuzima bwacu, igihe roho zacu zizaba zagirijwe n'imitima yacu ituragurwa. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu mwana w'ikinege wa data, ubengerane n'ishusho ya kamere ye, ibuka ukuntu wiragije so mu bwiyoroshye uvuga uti dawe kize roho yanjye mu biganza byawe, nuko ukamwegurira n'umubiri wawe watanyaguritse n'umutima wawe wajanjaguritse, hamwe n'inyanja y'impuhwe zawe wavuye kutwigurana, maze ugaca. Kubera urwo rupfu rwawe ruhebuje, turakwinginga mwami w'intungane zose, dukomeze kandi udutabare, tubashe kunanira shitani, gutsinda umubiri no kwemera kuvushwa amaraso, kugira ngo nitumara gupfa ku by'isi tuzabeho muri wowe gusa. Turakwinginze igihe tuzapfira, uzakira roho zacu zo mugenzi n'umusuke zizaba zigarutse iwawe. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu wowe muzabibu w'ukuri kandi urumbuka, ibuka amaraso menshi wamennye utitangira, ava mu mubiri wawe mutagatifu agaseseka aboshye umutobe w'imizabibu mu rwengero. Mu rubavu rwawe rwapfumujwe icumu n'umusirikare watanze amaraso n'amazi byasohokagamo, kugeza ubwo nta gitonyanga na kimwe gisigaye. Uko wakerejwe ku musaraba, umubiri wawe itoto urarabirana boshye umuba w'indabo zarabye, ubuzima bugushiramo, imisokoro y'amagufa yawe irumirana. Kubera ubwo bubabare bukabije n'iseswa ry'amaraso yawe y'agaciro gahebuje, turakwinginze Yesu ugwa neza, uzakira roho yanjye igihe nzaba ndi mu isamba negereje urupfu. Amina. Umwanzuro. Yesu ugwa neza, vusha imitima yacu kugira ngo amarira yacu yo kwihana, ay'ububabare n'ay'urukundo atubere icyo kurya ijoro n'amanywa, maze tuguhindukirire wese, kandi imitima yacu ibiteka ingoro yawe, imyifatire yacu ikunogere, iherezo ry'ubuzima bwacu rizaguhesha ikuzo, maze tuzaronka ijuru, aho tuzabana n'abatagatifu bawe tukuramye iteka ryose. Amina. Yezu nyuma yo kuvuga aya masengesho 15, ubu tugiye kuvuga dawe uri mu ijuru inshuro ndwi, twiyibutsa rukundo iryo sengesho ryubahishije umutima Mana wawe kandi rikawunogera. Ryakire mu mutima Mana wawe rigisohoka mu kanwa kacu, rikosora ritunganye rwose, kugira ngo riheshe ubutatu butagatifu icyubahiro n'ibyishimo byinshi, nk'ibyo wagaragaje ukiri hano ku isi.
uku gutakambira ubumuntu kwawe ni guhesha ikuzo ibikomere byawe bitagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje yabivugutsemo. Ukugenwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye ibikomere bye bya mbere, ububabare bwe bwa mbere, n'amaraso yasheshwe bwa mbere, kugira ngo ahongerere ibicumuro bya muntu, iby'urubyiruko n'ibyacu bwite, kandi tugira ngo twange ibyaha bya mbere bikomeye, cyane cyane ibyakozwe n'abo dufitanye isano. Amina. Ibyuya by'amaraso. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye ububabare bukaze bw'umutima wa Yezu igihe yari ari mu murima w'imizeti, tugutuye na buri gitonyanga cy'ibyuya bye by'amaraso, tugira ngo duhongerere ibyaha byose by'umutima, ibyacu bwite, tugira ngo twihane bene ibyo byaha, kandi twikuze mu rukundo rw'Imana n'urwa bagenzi bacu. Amina. Ikubitwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye ibikomere bitabarika, ububabare bukaze n'amaraso y'agaciro gahebuje ya Yezu igihe cy'ikubitwa rye. Tubiguturiye ibyaha byose by'umubiri, ibyacu bwite, tubigiriye kwihana bene ibyo byaha no gukomezwa mu butarangwaho icyaha, cyane cyane kubo dufitanye isano. Amina. Ikamba ry'amahwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, uraje udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho iteka ryose, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye ibikomere, ububabare n'amaraso y'agaciro gahebuje mu mutima mutagatifu wa Yezu igihe atamirizwaga ikamba ry'amahwa, tugira ngo duhongerere ibyaha byose bya roho bya muntu, ibyacu bwite,
kugira ngo bene ibyo byaha byihanwe kandi ingoma ya Kristo ikwire ku isi. Amina. Guheka umusaraba. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye ububabare Yezu yagize mu nzira y'i Kalivariyo, cyane cyane igikomere cye gitagatifu cyo ku rutugu, amaraso ye y'agaciro gahebuje, tugira ngo tworoshye uburemere bw'umusaraba, ukwijujuta kwacu ku mabwiriza matagatifu, ibyaha byose byakozwe kugira ngo ibyo byaha byihanwe, no kugira ngo umusaraba mutagatifu wa Kristo ukundwe by'ukuri. Amina. Ibambwa rya Yezu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye umwana wawe wabambwe akererezwa ku musaraba, ibikomere bye byo mu biganza no ku birenge, n'inshunzi eshatu z'amaraso ye y'agaciro gahebuje yamenwe kubera twe. Ubumanjirwe bwe burenze urugero, ukumvira kwe guhebuje, ibyashenguye umubiri we n'umutima we byose, urupfu rwe ruhebuje n'igitambo cye kidasesa amaraso, gihora giturwa muri misa ntagatifu ku isi yose, tugira ngo duhongerere ibyaha byo kwica amasezerano n'ibyo kubahuka ibintu bitagatifu byashyizweho nawe, tugira ngo dutange ikiru cy'ibyaha byacu bwite n'iby'isi yose, ngo dusabire abarwayi n'abenda gupfa, ngo turonke abasaseredoti batagatifu n'abandi bitangira ubutumwa, dusabira ibyifuzo bya nyir'ubutungane Papa ngo bisohozwe, ubukristu bwongere bushinga imizi, abantu bongererwa imbaraga n'ubutwari mu kwemera. Dusabiye n'igihugu cyacu n'imiryango yo ku isi ngo yunge ubumwe muri Kiliziya, muri Kristu no muri Kiliziya ye. Dusabiye kandi n'ibihugu byose birimo abakristu bakiri mbarwa, abatatanye. Igikomere cyo mu rubavu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Isengesho ryo gusabira abarwayi. Mana ihoraho iganga byose, niho kiziteka bakwemera, turatakambira abawe barwayi, cyane cyane muja wa Yezu Florentine Gentille na Pere Mariya Farikoni. Nyagasani, ni wowe wenyine muti bakeneye, turagusaba ngo ubiteho ndetse wite no ku bandi barwayi bose, maze nibamara gukira
uzadushoboze kuza kugushimira muri kiliziya yawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Dawe uhoraho, emera wakira amazi n'amaraso byavutse mu gikomere cyo ku mutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuyeho ituro ry'agaciro gahebuje, dusabira kiliziya ntagatifu n'ibabarirwa ry'ibyaha by'abantu. Maraso ya Kristu yavubutse mu mutima we mutagatifu, twuhagire udukureho ibyaha byose twari dukwiye kuryozwa. Mazi yo mu rubavu rwa Kristu, twuhagire udukureho ibicumuro byacu bya mbere, kandi udukize, ukize kandi na roho ziri mu bubabare bwa purigatori. Amina. Ndakuramutsa nyenyeri yo ku nyanja, ndakuramutsa nyenyeri yo ku nyanja, mubyeyi mutagatifu w'Imana, mubyeyi wagumirije kuba isugi, irembo rihire ry'ijuru. Akiriye indamutso nk'uko wakiriye Gaburiyeli, udukomeze mu mahoro, udukureho izina twasigiwe na Eva. Bohora imbohe, uhumure impumyi, uhe impumyi kubona, dukize ibyago, amasengesho yawe turonkera ibyiza nyakuri. Twereke ko uri umubyeyi wacu, kandi amasengesho yacu uyasoze kuwemeye kuba umwana wawe agira ngo atuvukire. Mubikira utagereranywa, nyir'umutima wuje ituze, dukize icyaha, uduhe umutima utuza kandi wuje ubumanzi, turongera inema yo kubaho mu buziranenge, tuyobore mu nzira nyayo, kugira ngo tuzasangire ibyishimo by'iteka turangamiye Yezu. Imana Data niharirwe ikuzo, icyubahiro gihabwe Yezu Kristo usumba byose.